abavandimwe mbasabiye umugisha n'inshuti mwebwe mwese uko muri aha ni ukuri muri inshuti zanjye kandi z'inkoramutima. Umwami Imana abampera umugisha mwinshi cyane n'abana banjye, Uwiteka abaha umugisha mwinshi kandi utagabanyije. Ibindi turaza kubivugira hariya kuri sare aho tuza gukomereza ikindi cyiciro cya kabiri cy'igikorwa turimo. Namwe mwese muzi mwagize neza kuba muri kumwe nanjye muri uyu mwanya, kuza kwifatikanya nanjye, ni ukuri ndashyigikiwe. Umwami Imana bampera umugisha ku bw'umuhate n'urukundo rwinshi no kwitanga. Imana ibaha umugisha mwinshi mwinshi. Ababyeyi nabo ndi kubabona ariya, Imana ibaha umugisha. N'impande zanjye hari ababyeyi, mwagize neza cyane kumba hafi. Ibindi turabikomeza. Abashaka ubugingo budashira ni mu mwizigira z'abarengera. Mu izina rya Data na Pasiteri natoranyijwe n'Imana, ariko ahasigaye ni ahanyu kugira ngo mubishyiremo imbaraga, dukomeze twegere Imana, kandi Imana izakora indi mirimo irengeje ibyo yakoze bwa mbere iracyakora. Rero ndabona gahunda yacu n'umubyeyi wacu ahageze, mureke tumwakire ubundi dukurikire iyindi gahunda. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Akoze umukozi w'Imana, ndagira ngo igihe abantu bakegerana n'ubundi tube turirimba iyi ndirimbo ya 400 mu gushimisha Imana, ivuga ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa Simba wa Yuda aze kunyegera hano niwe mu kanya, n'ubundi uraza kugeza aza kuyobora gahunda. Ariko reka tube turirimba iyi ndirimbo ya 400 mu ndirimbo zo gushimisha Imana twese. Abasiganirwa abo twitegeye ururembo tuzarutaha. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagira. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka rero reka mbaganirize ibiri muri bwo, mumenye ibyiza byarwo, mubyifuze narwo. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urupfu ntirubayo, nta n'ukunanirwa, nta mbeho nta n'izuba, nta ndwara nta byago. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Udakijijwe wese ntazazataha, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Murakoze cyane, reka twakire Simba wa Yuda. Arakoze cyane mwene data Kristo.
twegere hano hafi. Kristo Imana imuhe umugisha arakoze kutuyoborera ino gahunda. Yewe ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana nitwa Nkundabenshi Jean de Dieu, bakunda kunyita Simba wa Yuda. Ubutumwa hanyuma Pastor Theogene yari inshuti yanjye ikomeye. Hanyuma umunsi wa none rero tuje mu gikorwa cyo kongera kumwibuka, ariko hariho uyu munsi nongere yibwire nitwa Nkundabenshi Jean de Dieu. Ndakijijwe, namenye ubutumwa bwiza mu bantu bagiriwe neza na Yesu, nanjye ndashimira Imana. Uyu munsi rero tuje muri iki gikorwa cyo kongera kwibuka Pastor Theogene wari inshuti yabe. Muze nasenga Imana kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Imana data wa twese uri mu ijuru, Imana y'urukundo, Imana y'icyubahiro, turagushimye kuko ari wowe waturinze iminsi yose yatambutse, uko amakuba n'ibyago bitari bitugose, ariko habayeho kurinda kwawe Mwana. Turagushimye rero kuko uyu munsi ari wowe wawuteguye ko tuzaba turi aha ngaha twibuka inshuti yacu twabanye mu murimo, kandi wabwirije ubutumwa bwiza nk'uko wari waramutoranyije. Turaha rero muri uwo mwanya wo kumwibuka, twibuka ibyo yakoze kandi wamukoresheje Mana. Niyo mpamvu rero uyu mwanya tuguhaye ikaze kugira ngo wurubukire kubana natwe, uze udufashe, utugirire neza, buri muntu wese abashe kumva ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari imbaraga, ijambo ryawe ni indorerwamo, ijambo ryawe rijya risenya ibihome by'umwanzi, ijambo ryawe rijya ryubaka imitima yose yasenyutse, kugira ngo buri wese uri aha ngaha abashe kumva ijambo ryawe ricengere mu mutima we, kandi abashe kureba amenye uko hano kuri iyi si duhari igihwayihwayi, ni akanya gatoya atariho iwacu, gakondo tuyifite mu bwami bwawe. Niyo mpamvu rero buri wese akwiriye kwibuka Mwami, agatekereza ku bw'ubugingo bwe, agatekereza iherezo ryabwo. Fasha rero umukozi wawe umugirire neza, imbaraga zawe zimanukire muri we, duheje imyuka mibi mu izina rya Yesu, ahubwo umwuka wera amanuke tugute agati muri twe. Niyo nshuti Theogene Pasiteri. Hanyuma tujye kwifashisha ijambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 15 umurongo wa 50. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 15 turasoma duhereye ku murongo wa 50. Aravuga ngo nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. 51. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko abapfiriye, impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ndagira ngo twongereho andi magambo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice byaho byahishuriwe Yohana turasoma duhere ku murongo ibice 14 umurongo wa 13. Aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru riti, andika uti, uhereye none ahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Mwakirereza ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo narishatse kubabwira ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo impanda y'Imana izavuga. Impanda izavuga, ariko ni bandi izavugira? Ni abantu bizeye umwami Yesu.
ni abantu bakoze ibyo Yesu ashaka. Impanda izavuga kandi izavuga koko. Bamenera ibanga twese uko turi hano, hari abazapfa ariko hari n'abatazapfa. Ab'impanda izasanga batarapfuye abo bazahindurwa, ariko abapfuye bo bazazurwa. Kristo niwe uzabazura. Nibutse neza yuko Pastor Theogene arasinziriye, aharyamye arasinziriye, ibitotsi asinzire nta wundi uzabikangura usibye Yesu. Niwe wenyine ufite ubwo bushobozi bwo kuzakangura abantu bose basinzire muri ibi bituro bari hano hafi ya bose. Niwe ufite izo mbaraga wenyine. Rero izo mbaraga zizabaho ryari? Zizabaho tima. Hanyuma icyo kindi nanone Yesu Kristo ajya kujya mu ijuru, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 14 uhereye ku murongo wa mbere, yavuze amagambo meza. Aravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana na Yesu mumwizere. Aravuga ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngiye abadahari mba mbibabwiye, ariko ngo ngiye kubategurira kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Turashimira Yesu nubwo yagiye, ariko nawe yagiye kudutegura aho tuzagira guteyemwe tuzaba. Bivuze rero ngo impanda izavuga, abapfire muri Kristo Yesu bazurwe, n'abazabakiro bahindurwe, hanyuma dusanganira umwami wacu hehe mu kirere. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Irindi jambo twasomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ryavuze amagambo akomeye. Ni ijambo umwuka yavuze cyangwa se Yohana yahishuriwe. Yavuze ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rivuga riti, uhereye none hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka aravuga ngo ngo waruhuke imiruho n'imihate, ngo kuko imirimo yabo ijyanye n'abigize guteyemwe ibaherekeje. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none turi hano twibuka Pastor Theogene, twibuka imirimo ye, twibuka urukundo yakundaga abantu bagiye batandukanye, nkuko mwene data Eric umuvuga butumwa amaje kubivuga mu buhamya. Abantu bavuga kuri Pastor Theogene ni benshi, ariko ibyiza Pastor Theogene yagiye akorera cyane cyane mu rwego imihanda bari bishwe n'ibiyobyabwenge. Imana rero ihabwa icyubahiro n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byo gufasha imfubyi no gufasha abatishoboye no kubakira abantu amazu. Ibyo byari bikorwa bya Pastor Theogene, nibyo byarangaga ubuzima bwe. Hanyuma rero buri muntu wese rero azirikane gukora imirimo myiza kuko ari izaduherekeza, ariko kandi nanone n'uwakoze imirimo mibi nawe izamuherekeza. Ariko uyu munsi twebwe turavuga imirimo myiza Pastor Theogene yakoze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusengere dushimira Imana, hanyuma nze mbabwire ikindi gikorwa tugiye gukurikizaho. Mana yo mu ijuru turagushimiye, imitima yacu turayikweretse twe turi hano uyu munsi. Pastor Theogene amen. Twagize umugisha wo kubona abantu benshi bagiye batandukanye bari hano. Hari n'abandi badutegereje hariya mu Gatsata aho bita kwa Jorome, aho igikorwa nyirizina cyo kuza gufungura iyi fondasiyo yitwa Niyo Nshuti niho kiri bubere. Ni naho turi gufata umwanya wo kwakira abantu tuberekana, ariko hano ntabwo byadukundira muri urwo rwego kubera ko dufite gahunda zisa nkaho zirukanka, cyane cyane bitewe n'abantu bafite gahunda zigiye zitandukanye. Hanyuma rero aka kanya turagira ngo twakire mama Pasteur Asia kugira ngo indabo zirambika hano hejuru kuri iyi mva. Ibindi dusigaye n'icyo kirangira turaza kumva irindi jambo rindi rikurikiraho. Murakoze. ikayobora intambwe z'ibirenge byacu, tukaba tugeze hano mu mpande mu nzira zose twaciyemo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Rero nta gahunda kugira ngo twerekeze hariya mu Gatsata. Ndashima Imana ku bw'uyu munsi yadushoboje kuwugeramo, kabiri ikadushoboza iki gikorwa. Mbashimira namwe mwese mwaje kumfasha gukomeza kwibuka umutware wanjye. Ndabashimiye, harimo abapasiteri, Yesu abahe umugisha, abarimu Uwiteka abahereze umugisha,
abavugabutumwa, umwami Imana abahereze umugisha, abavandimwe basabiye umugisha n'inshuti, mwebwe mwese uko muri aha ni ukuri muri inshuti zanjye kandi z'inkoramutima. Umwami Imana abampera umugisha mwinshi cyane, n'abana banjye Uwiteka abaha umugisha mwinshi kandi utagabanyije. Ibindi turaza kubivugira hariya kuri sare, aho tuza gukomereza ikindi cyiciro cya kabiri cy'igikorwa turimo. Namwe mwese muzi, mwagize neza kuba muri kumwe nanjye muri uyu mwanya, kuza kwifatikanya nanjye. Ni ukuri ndashyigikiwe. Umwami Imana abampera umugisha ku bw'umuhate n'urukundo rwinshi no kwitanga. Imana ibaha umugisha mwinshi mwinshi. Ababyeyi nabo ndi kubabona ariya, Imana ibaha umugisha. N'impande zanjye hari ababyeyi, mwagize neza cyane kumba hafi. Ibindi turabikomeza mu kanya. Murakoze. Ndumva rero yatubimburira n'abana mu gushyiraho indabo, hanyuma natwe tukaza gukomeza dushyiraho indabo. Ubundi turangiza turaza kongera kugira ngo asenge Imana, dusubira mu modokari dukomeze igikorwa cyo kujya hariya mu Gatsata kwa Jerome, gukomezayo ibindi bikorwa bigendanye na fondasiyo n'inshuti. bazajya kuba muri iyi si naho tuzakirira, ahantu hatagerwa n'umubisha, ibibi n'ahantu twabihungira, naho isi naho n'ijuru niwaho wabizera, naho mw'isi naho mw'ijuru niwaho wabizera, tuzimuka mw'isi tujye iwacu, naheza twubakiwe n'umukiza, ku Mana yacu hari amazu meza yubakanywe isuku tutarabona, niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo, niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda, abashaka ubugingo budashira, n'impumyi zigira zabarengera, muze mwese dushenyere, mw'ijuru tuzimana n'umukiza, muze mwese dushenyere, mw'ijuru tuzimana n'umukiza. Murakoze. Hanyuma reka dusabe Fisto asenga Imana, ashimira Imana, asabira iki gikorwa tuvuyemo. Hanyuma turaza kwerekeza mu modokari ziparitse hano, tuze gusaba abafite amamodokari mudufashe kuza gutwara abantu badafite uko bagenda, mubashyire modokari twerekeze hariya mu Gatsata kuri sare aho bita kwa Jerome. Mwese Imana ibaha umugisha. Murakoze. Mana Data twese uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi zawe watugiriye, tugushimiye ubuntu bwawe.
niyo mpamvu muri uyu mwanya Kristo twari mu gikorwa gikomeye cyane, kandi iki gikaba bigize mu bushake, nabo baha umugisha aho bari hose, umuntu wese ahabwa umugisha nawe Yesu. Tugushimiye Mwami Imana ibyo wakoze byose, tukuragije Mana uyu muryango, Mana mama Pastor umugirire neza, yaba ndetse n'umuryango w'abana bose ubagirire neza, ukomeze udufashe Mana iki gikorwa tumaze gukora cyo gushyiraho indabo twibuka Pastor Theogene. Mana izina ryawe nihabwe icyubahiro, ngaho umugisha umuntu wese wabonekanya aha hantu, kandi imigisha n'amahoro bibane natwe twese, ari abari hano mu Rwanda, ari n'abari hanze yacyo hirya no hino. Mana badukunda nabo baha umugisha, twese tugire neza. Tugushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.